Umutoni wa Sejane Dari. Ufite imyaka ingahe mama? 27. Hanga utuye naganaye. Nyine akagari umudugudu umurenge byose. Ngewe ntago ntuye hano ariko ntuye ruguririye. Ntuye mu mudugudu wa Byimana. Akagari Kimisagara. Umurenge z'ubwo ahubwo umurenge wa Kimisagara byose ni kimwe. Mu karere ka Nyarugenge. None madame ufite umugabo se? Ndamufite ariko nawe ni nkaho ari umunsi umwe. Ntabwo ari umunsi umwe ushatse kuvuga iki? Kubera ko nyine ni wa mugabo wiyizira rimwe mu cyumweru gutyo. Rimwe mu cyumweru. Ubundi isaka bari he? Ubundi nyine yifitiye ahandi aba yibereye nyine nawe sinamenye ibye ni kwakunda umuntu ahura n'undi gutyo. None se mu buzima busanzwe ukabukora iki? Ndazunguza. Azunguza? Zunguza iki? Zunguza utuntu gutyo ku gatebo. Uzunguza ahagana nyine dusobanuye neza. Muri marato. Muri marato? Urebye ntabwo mbona amafaranga menshi. Mbona nyine ashobora guhaha ibirayi by'abana ariko ntabwo mbona yangeza ku mushinga. Ubwo ni nkanga ubona ku munsi? Nshobora kunguka wenda nk'icyatanu tukarara tukire tukakimara. Washoye angahe? Wenda nashoye nka 2. Nka 2? Kunguka icyatanu? Ko icyatanu mu gisanyo muri abantu bangana iki? Tugisangira njye n'abana banjye 6 mfite ariko mfite n'abandi bataba mu rugo nyine imiryango yagiye imfasha. Umwana wa mbere namubyaye muri 97 ariko ntago yari umwe bari 2. Ubwo bivuze ko zari impanga? Nabyayemo impanga inshuro enye. Uwo inshuro imwe by'abana 8? Oya, nababyaye inshuro enye. Nyine nabyabana 8 bwa mbere nababyaye bakukurikirana nyine ari impanga. Bakaba barabaho n'abahungu. Nyuma ndongera mbyara abandi bana nyine 8 nanone uyu mugabo papa w'uno mwana dufitanye abana 5. Ariko nyine izo mpanga zo kubera yuko kugenda harimo abapfuye 3 mfite abana 13 ubundi. Ubwo wabyaye inshuro yabyabana? Nabyabana 16. Akaba ariho 13. Abandi 3 bitabye Imana. Abandi 3 bitabye Imana. 2007 nibwo na 97 nibwo nabyabana banje ba mbere b'impanga. Umwe akaba yitwa Nsengiyumve Emmanuel, undi akaba yitwa Kwizera Junior. Wowe yarapfuye we sina namubara. 2009 nabwo mbyara abandi bana banje b'impanga, Fils na Fist. Ariko nabo ntabwo bari nane bari Buganda. 2010 ngende mu nyibutsa ariko ntabwo mba mbyibuka kubera ko bamaze gukura. Nari ngeze 9. Noneho muri 2000 nabwo nabyaye abandi bana 2 b'impanga, Fils na Fist. Ndongera nyuma yabwo ncishamo undi mwana bamwita Kibiga nawe Fabrice. Kumva nari bashobora kubarura.
n'abapfenda bavuga ubwo ngubwo noneho nyuma yabwo nibwo namaze kubyara nyine izo mange enye ariko muri izo mange enye hapfuyemo 3 sigarana abandi bana ubwo ngubwo nuko nyine narababyaye ariko no mu mudugudu barabizi ubwo imfura yanjye ndabimenyara imfura yanjye nyine ntago mbarera bari Bugande ahubwo abondera n'abari mu Rwanda hari abo papa wabo yajyanye nyine batatu noneho abandi iyo mfura yanjye ifite 20 ahari bivuze ko wambera umubyaye ufite nka 14 wabyaye umwana afite imyaka 14 umutoya akafite nuwo nguwo n'ubundi mutoya n'uyu nguwo afite imyaka inyaye afite imyaka 8 mwese madame muri abo abana 16 wabyaye wagiye ubabyana n'umugabo umwe oya wababyanye n'abagabo bangahe abagabo 9 none nawe ntabwo bibuka oya ndabazi kubera ko mba mbona abana babo ariko n'abagabo 9 kuko wambyaje impanga bwa mbere yambyaje abana 4 uwa kabiri ambyaza abandi 2 urumva undamyera umwe byagendaga bisikana mwese ubwo abagabo baracyabibuka ndabibuka ariko nta n'ikintu banamarira nabakura heza mujya muhora se mu nzira by'urugo bati turahura ariko se keretse papa bariya uriya muhungu mukuru niwe dupfa kubona na wenda akaba yanamfasha no mu buryo wenda bwo kugira ikintu yamarira abandi se ndetse n'igihe nanababona none se ukuntu mwagiye mubana benda mu rugo nyuma bikongera mukatandukana bantereraga inda mu rugo umugabo twabanye n'uwo wa mbere n'uwa kabiri nyine uriya w'umuganda abandi bose bantereraga inda gutyo none se aho utuye n'ubundi uratuye cyangwa urakodesha ndakodesha no gukodesha inzu yangahe nkodesha inzu y'ibihumbi 10 none se kwavuze uti ndagenda nkapagasa nkashakisha nkabona icyatanu cyo kugabura abana tubana inzu yishyura yukuye igihe nyine mura n'umuntu twabanye nka kera akavuga ati uriya muntu ndamuzi akankubita nk'ako gahumbi njyewe nyine banshyize mu cyiciro nkatishimye uba gushyize mu cyiciro cya kangahe cya gatatu kuba gushyize mu cyiciro cy'abakirisi nyine ni ukubera papa we n'umwana twabanaga tuza kugirana ibibazo ndabivuga ngo najye kunkirisha mu cyiciro arangije ngiye kumva numva ngo badushyize nabaga hano muri Gaseke hirya numva ngo badushyize mu cyiciro cya gatatu kandi nta n'ubushobozi bwacyo n'ububona nta mituweli ngira none se nta kintu nk'ubuyobozi bugufasha nk'umuntu utishoboye nta kintu bamfasha ubona biterwa n'iki mbizi iyo ngiye kubwira umuntu amubwira ati reba icyiciro banshyizemo mwebwe muri mu cya kabiri arambwira ngo si wowe se ubyara buri munsi rero nanjye nabifashe gutyo nyine kuringaniza urubyaro njyewe bambabariye wenda nk'ubuyobozi bukanyishyurira wenda mituweli z'abana kuko ntazo banafite wenda bakajya banabishyurira n'iryo shuri nanjye biramvuna kandi bikavuna wenda n'umuryango wanjye hari n'igihe n'umwana wanjye bamwirukana ku ishuri akamara nk'icyo cyumweru yicaye mu rugo nta muntu umurihira nta shinge nta rugero
ubwo aho nzayahigira nkayabonera niho mwishyurira n'abanyarwanda bose rwose bamvugira bantangira ubuvugizi. muri abana bose se abiga ubu ngubu babasha kujya ku ishuri bangana iki? Abiga ni 4 nyine abo mfite mu rugo, abiga ni 4 ariko mfite 2 bakagombye kujya ku ishuri ntabwo bari ku ishuri. Ubwo bafite nk'imyaka ingahe? Umwe afite 7 undi afite 8. Ntabwo biga? Ntabwo biga. Ubuyobozi se byo ubonye birwa bazera nko muri quartier bubivuga iki? Nagiye no ku murenge naye hose mbyirukamo ariko mbona mu by'ukuri mbona nta muntu yitayeho nyine kubera ko nanabivuze mu mudugudu ntuyemo mbibwira nyine umuntu bishinzwe ariko mbona nawe nta kintu anyitayeho nyine muri uwo mudugudu. Ubwo rero nanjye bari aho bari mu rugo nuko ntabwo biga. Nyine nabibwiye umuntu ushinzwe sibi wacu mubwira yuko abana banjye batiga kandi ko hari nyine icyo gihe twagiye mu nama mbi ndabivuga arambwira ati tuzabasubiza banyaka 10,000 na bingahe na 2 ngo by'iniforome n'amakaye kandi ubwo bubasha ntabwo nari mbashije. Hari n'abandi bantu wenda leta iramutse inambajije nababwira n'abandi baturanyi nabo bafite abana batiga bagera muri 2 ariko nta gisubizo baraduha. Ayo mafaranga se baramuhaye byibura ngo bagufashe gukora kugira abana barirwe ishuri? Ntayo nigeze mbona nyine n'ubu mwaka urinze ushira batiga. None se madam uteganya iki nyuma y'abana 13? Uteganya kubyara abandi? Uteganya kubureke aho ngaho? Imana imfashije ntago nakongera kubyara. None se katari ngewe mbyiha nubwo bantererana bakavuga ngo mbyara buri munsi ariko ntago ari ngewe mbyiha nanjye mbona byaje. Biza gute? Nese ko mbona Imana yateretsemo inda nanjye nkavuga ati nuko nguko nzayikuremo. Imana niyiterekamo? None se atari Imana namubyara? Usoma kubw'umwuka wera? Ya? Ntabwo Imana intera inda. None se bigenda bite? Dusobanura ukuntu bigenda nawe kwisanga watwize. Nta gisida nyine nigirira numva umubiri wananiye ntabikora nyine nkumva ndatwite. None se akana nagakuramo nanone mfungirwa inda ndarabyaye. Bivuze ko umugabo muhuye nyine ubwo biraba nuko nyine nabaye ikiro ry'imigani ku musozi. Gute? Abantu bose baba bavuga ngo kobwa byara buri munsi ngiye adatwite ngo abahetse ngiye atagize gute. Ubwo nyine narabihoreye nanjye ndavuga ati Imana niyizabikora cyokoza wenda Imana izamuvugizi abana banjye bazabashe gukura. None se nko mugabo wamuhuye harukana uvuze ati umubiri wananiye umugabo wamuhuye we muhura gutyo gusa nawe kubw'impanuka cyangwa hari ubundi buryo muhuramo? Nyine numva nyine ko tugomba guhura nkemera nawe akemera twataha rero yamara kuntera inda agahita yigendera. Ubwo nyine nanjye nkakomeza n'ibyanjye n'imiruho yawe nta nubwo agaruka byibuze ngo anambaze ati byagenze gute bitabera. Byibura se muba munaziranye? Tuba tuziranye ntese wajya kubikora n'umuntu mutaziranye nta mwabanje kumenyana. Ariko rero numvugira ubuvugizi rwose mu leta y'u Rwanda nimbabarira imfashe bari abana banjye bajye ku ishuri tubone mituweli. Nk'ubu ejo bundi naragwaye mera nabi nenda gupfira mu buriri Imana niyo yankijije rwose. Nabuze uko mbigenza haza umuturanyi ama amafaranga njya kwa muganga. Bivuze ko nta mituweli unagira? Ntayo ngira ndi mu cyiciro cya 3 nta bushobozi mfite.
nushaka ujye ku murenge urabibona rwose nibankuye no muri kiriya cyiciro. Kuboneza urubyaro rero byarananiye, kuboneza urubyaro nkabisamiramo, ubwo rero nahisemo kubyihorera. Banza ejo bundi da kuri uyu mwana nagiye ukurikira uno mwana nagiye kuruboneza mpita nsamira mu gapira, ubwo ndemera umwana aravuka, ariko nawe afite ubumuga bwo kudahumeka neza. Ubwo rero muganga amubajije ikibitera arambwira ati niwe wagiye kuboneza urubyaro, none dore umwana ukuntu abaye, uyu bamumbazemo ngira ngo bamfunge burundu. Ku Muhima barambwira ati ntabwo twagufunga burundu, uracyari muto. Ubu ngubu hari ubundi buryo kwa Mansera bamaye bwo gukoresha urunigi, nkagenda nishyura nimura isaro nagera hahandi nyine nkamenya ko aho ngaho hari atansiyo natabikora. Iyo bigezemo ubwo nyine sinabikora. Ubu urabyubahiriza byo? Byo ndabyubahiriza. Nabonye kano kana dore kagize umwaka, niko kana konsa iminsi, ubundi buri mwaka ndabyara. Nibwo watangiye kubyara? Uvuze ko muri iyo myaka 22 ufitemo abana 16. Nagiye guhinduza icyiciro, ndagenda ndavuga ati mwankize mu cyiciro cya 3, nakaba n'uno mugabo tutakibana, none mukaba mwarankize mu cyiciro cya 3, muragira ngo bigende gute ko nta bushobozi bwacyo mfite? Ko seni ni 2, umutekano ni 2, none se kuki mwankize muri iki cyiciro cya 3? nkaba mbona na nyiri inzu mbama ba mu cyiciro cya 1 cyangwa icya 2, ngewe mfite ubuhoye ubushobozi. Barambwiye ngo ubwo nyine ngo uzagumana icyo cyiciro, ngo ntago barabihindura, ngo uzakomeza wishyurire kuri no kubyara. Ntago nabyariye kuri mituweli, narabyaye baramfunga barandika. Bagufungiye ku Muhima. Bagufunze nk'igihe kingana iki? Bafunze ibyumweru 2 kuko nayo nabazwe barandika. Bakwishyuzaga amafaranga abo? Banyishyuzaga 98,000. Haboneka umuterankunga araza arayishyura. Arakwishyurira? Nyine bamfungiye ku Muhima kubera kubira ubwishyu. Nanapfushije n'umwana nabwo barongera baramfunga. Bumva ariko bwose ngenda mbona ni nka za mbabazi z'Imana, nyine Imana igira gutya ikakuhera umugisha, umuntu akaza akavuga ati uyu muntu amazemo igihe baramfungura. Nubwo n'umurambo bo bari baramfunze, ariko bagera igihe barandikura. Bakubuza gutaha wabyaye kuri ababyeyi bataha, gihe bamfungiyemo nyine baravuga bati nta bwishyu ufite, uzabanza ubone ubwishyu bwacu tubone kukwikura n'uruhinja. Ubwo se wari ufunze wabaga hutemo ubuzima rubayeho? Nyine abavandimwe barangemuriraga, abaturanyi bakangemurira, cyangwa se rimwe na rimwe nkabona n'abantu bagemura CHK bakajya bana n'ibiryo, nuko nkomeza muri ubwo buzima kubera ko nta mituweli nari mfite. Baramfashe baramfunga, tureba ukuntu uruhu rwanjye rwari rwarabaye. Aho warwaye iki? Ibi ni ibintu umuntu arwara nyine ari igikono. Igikono? Igikono ubwo ushatse kuvuga hehe madamu? Aho bafungira abazunguzayi. Nawe se baragufunze no bagufungiye kwa muganga, bagufungira aho uvuze igikondo? None se ko nkora ibintu bitemewe nyine baramfunga, ariko ntabwo bamfunga mu buryo bwo kunyica cyangwa bwo kugira gute, bamfunga mu buryo bw'uko nakoze ibintu bitemewe. Ibyo by'ubuzunguzayi? Ntabwo umuzunguzayi yemewe, kariya ni akajagari, kandi nanjye ntagiye guteza ako kajagari ntabwo abana barya. Bamaze gufunga kangahe?
bamfunze gatatu. Ayo bagufunze se abana bo baba babayeho bate? basigarana n'abaturanyi cyo n'imiryango. Narasama n'umwana baramfunze maraye ibyumweru 2. maze kumusama nabwo inda ari ntoya nabwo baramfunga nyine nagiye guteza ku kajagari. nyuma nanone barongera baramfunga maze kumubyara. hashize n'amezi 6 bamfunze. ntabwo nahise mburwariramo ahubwo ni ingaruka zaho. Kubera ubuzima bubi wari ubayemo unatwite? nari narabyaye. bahajyanye umuryango wanjye hehe muri Norvège hejuru y'isi. ubundi ngende kavukira inaha. agana he? mvuka hano muri Kimisagara. ubwo nyine iwacu bari baraguze Kiruhura muri bariya bantu bimuye babajyanayo. ubwo urumva nta mugabane wabona kuko babarura inzu yose. ubwo kubera ko inzu zari zibaruyeho papa nyine papa baramujyanye njyewe nsigara inaha nyine nta mugabane nta shinge nta na rugero usibye wenda kuba bamfasha nk'umwana bakavuga bati reka dufate wenda nk'uyu mwana n'umwana wacu bakaba bamurera ariko nabo nta n'ubushobozi bafite baranashaje. ubwo nyine babajyanye muri Norvège. igihe rero nakomeje ndakodesha nk'uko bisanzwe. igihe bankoreye ubufasha wenda bakampa nk'aho tuba bakandihirira n'abana tukabona n'uburyo bwo kwivuza. urumva ntacyo leta yaba itankoreye rwose. yororera inka se? abana se ntabwo amata yabonetse? njya ku igare. ku igare ubwo ushaka kuvuga iki? nta mata nyine tugura ku muhanda niyo banywa. cyangwa nkajya kuri leta. ngiriye neza babanza buriya iyo umuntu yize nanjye iyo nza kwiga ntabwo mba mbayeho gutya. umwana wanjye akava mu bujiji nkagira homba. ikindi akabona uburyo yabasha kwivuza kuko abanyarwanda dusigaye turwara indwara nyinshi. icyo nicyo nasaba wenda umukuru w'igihugu kubera yuko nta n'ikindi nanakongeraho nibiba ngombwa banyorohereza nkabona uburyo bwo kwivuza wenda nkabona n'aho ntura nkabona wenda n'uburyo abana banjye bakwiga kuko bayeho mu buzima bubi. hari n'igihe n'ako kabiri katavamo nkarya rimwe. ukarya rimwe ku munsi? nkarya rimwe ku munsi nabibonye naba nabibuze nyine nkamwe harekera aho ngaho karangira gutya. icyo nasabaga muzehe ni uko yangirira neza rwose akanyorohereza ubuzima abana banjye bakiga nta kindi nsaba. kubera nanjye iyo nza kwiga abana banjye ntabwo mba narabyaye abana benshi nk'uko nguko. umukuru w'igihugu none se ubu si byamugeraho nawe akazakuvuganira cyangwa akakugira impuhwe nyine akangirira impuhwe akanyohereza muri biriya byiciro. se nk'ubumba mu cyiciro cya 3 nta bushobozi ndya rimwe ku munsi byabonetse.